nongeye kugusuhuza muri aka kanya wowe turi kumwe kandi ukaba wishimiye kubana nanjye. Ndakwishimiye, ugira amahoro. Njyewe nitwa Ndayisaba Epimac kandi nkaba ndi clinical psychologist. Ndifuza ko rero uyu mwanya tuganira kandi nkwibutsa gukanda kuri subscribe wowe utarabikora, ndetse kandi nkwinginga ko ubishimye rwose wakanda kuri like niba kino kiganiro wumva ari kizima rwose, kugira ngo turusheho kujya mbere. Kandi bitanakubangamiye wagisangiza n'inshuti yawe nibura imwe cyangwa ebyiri, kugira ngo icyo wungutse nawe abashe kucyunguka. Ikiganiro cyacu umunsi rero giteye gutya. Inyito yacyo ni iyi: ni uruhe ruhare rw'intambara mu iyangirika ry'ubuzima bwo mu mutwe? Nshuti muvandimwe turi kumwe muri uyu mwanya, urabizi neza ko muri iki gihe kuri iyi si hariho intambara nyinshi. Twumva ngo aha na hariya bari kurwana, i Burayi na hehe bari kurwana, ngo muri Amerika na hehe bari kurwana. Twaba tumenyereye ko intambara nyinshi ubundi zakunda kuba muri Afurika, ariko n'i Burayi mumaze iminsi mwumva no hakurya muri Israel na Palestine intambara nyinshi ziriyo. Mbese isi yuzuye intambara, murabibona kandi murabyumva buri munsi uko bukeye nuko bwije. Ariko se noneho ni uruhe ruhare rw'intambara mu iyangirika ry'ubuzima bwo mu mutwe? Keretse habayeho kwigiza nkana, ariko mu by'ukuri nta ukunda intambara keretse wari wenda wayiteguye ariko nawe burya nubwo yayitegura akagira ibyo yamugezaho, ariko burya nawe ntibura ibyo imuhombya. Byumvikane ko intambara nubwo yakubera nziza, ariko wavuga uti intambara ni nziza ariko ni nambi, uretse ko burya nta n'ikiza cy'intambara, kuko nubwo wagira ibyo wakunguka, ariko burya benshi baba babihombeyemo. Ahanini rero burya nubwo abantu bapfa, nubwo abantu bagira gute, ariko hari n'igihe umuntu apfa ahagaze, ukabona umuntu ariho atariho. Kimwe rero burya mu byatuma umuntu yakumva ariho atariho, mu yandi magambo wakwita gupfa uhagaze, ndetse ari nabyo bibi cyane kuruta ahubwo gupfa umuntu akamenya ati ndapfuye, cyangwa abantu bakamenya bati akana karapfuye birarangiye, ariko gupfa uhagaze biragatsindwa n'Imana. Intambara ni mbi kuko zica abantu, zigasenya, zigateza ubupfubyi, zigatera ubupfaka, zigateza umuruho, zigatera agahinda, zigatsindwa n'Imana. Ariko intambara ikiza cyazo ubundi ni ikihe? Dufate urugero rw'intambara ziri kuba muri ino si muri iyi minsi. Muri kumva kenshi twe no kwibanda hano hafi cyane, uko ibintu by'iwacu hano hafi iwacu ibi ni ibintu bimaze igihe kirekire, ariko ngenda ndashaka ko dufata nk'urugero rw'intambara ziri kubera muri Gaza na Israel. Mu minsi yashize twumvise intambara iri hagati ya Israel na Irani, ariko yaje n'ubundi Israel iri kurwana urugamba, iri kurwana n'abanya-Palestine n'abantu bo muri Gaza, umutwe witwa Hamas. Abantu muri minsi n'abatari bawuzi barawumenye kubera ukuntu Israel yagabye ibitero byinshi cyane, kubera Hamas yari yarabanje kugaba ibitero muri Israel. Ariko abanya-Israel bagiye kwihorera n'ubundi, ariko ni nkaho ari urugamba rutari rwarigeze ruhagarara, rw'amateka menshi cyane maremare yo kuva kera. Biratuza, abantu bakanya ngo byaratuje, ariko nyine intambara zabo ku basanzwe bakurikirana barabizi ko ari intambara zatangiriye kuva kera cyane, zimaze imyaka myinshi cyane. Ariko nicyo nshaka ko tuvuga ko tukareba ni ikihe. Urabona ko muri Gaza abaturage bari gupfa, bamaze gupfa ni benshi. Muri iyi minsi bari kubarura abaturage bari kurenga 60,000 bamaze gupfa. Abo nabo baba babaze, ariko hari n'abo batabonye, hari abazimira gutyo ntibamenyekane imibare, ariko burya baba barapfuye baba ari benshi. Ariko iyo twumvise ngo nk'ubari kubarura bakavuga bati muri iki gihe tugezemo ko Israel imaze kwica 10,000 bikaba 20 by'abana, ikiba kibabaje rero iterambere ryose abantu baba bazageraho burya riba rishingiye ku bana, kuko burya abakuru bo baba bari gukura basaza, ariko abana bo bari kubyiruka. Ibyo abakuru bagezeho cyangwa bakoze bubatse, abana nibo bagomba kuzakura bari kubisigasira, bari kubibungabunga. Abana rero iyo hagiye kujyaho impfu z'abana, ababyeyi baba bari kuba incike, abana baba imfubyi, n'ibindi umuntu atakwirirwa arondora. Ariko icyo nshaka ko tureba, mbese bariya bantu bari mu ntambara bamaze imyaka 2 mu mutwe wabo hameze hate? Ese bari kubona ubuzima bate? Icyiza kuri bo bari kubona kuri ubu ni iki? Uri kubona ko isi yaracecetse,
Israheli yica abanyapalestine uko byumva, cyane cyane tuvuga abo muri Gaza kuko Hamas niho ikorera. Buri munsi bavuga ko ngo nibura abantu 500 bapfa. Uri kumva n'umubare muremure cyane. Abo bantu mu mutwe wabo harimo iki? Bari gutekereza iki? Ese ejo hazaza barahabona bate? Uwo muntu ushobora kumubona agenda, ariko agenda atariho, yarapfuye ahagaze. Bya bintu navugaga handi bigera umuntu akavuga ati n'ubundi ndiho ariko ndiho ntariho. Kuba ndiho mpumeka abantu bari kumbona ntacyo bimariye, ndutwa n'uwapfuye. Abenshi nuko babatekereza. Noneho ari kibi cyazira ntambara mu bwonko bw'umuntu haragenda hakazamo kuko urumva iyabona bene wabo barapfuye barashize, imitungo yabo irarimutse irimbuwe n'intambara, amabombe birirwa bateragura, akabona sigari wenyine, akabona umuryango wari mugari basigaye ari mbarwa nk'ibyabaye mu Rwanda kera. Ariko duhora tuzirikana nabo rero bakabona imiryango irimo irashira, abana bari gupfa, ababyeyi bagapfa. Abo bose mu mutwe wabo haragenda hakangirika. Uko hangirika rero burya ni nako bigenda bituma imyanzuro cyangwa se n'ingamba abantu bafata zizakomeza kuba izigiye kirekire, bigendanye n'ubwo bugome bw'uruhererekane abantu baba babona, yaba ari kubabikora ndetse no kubabikorerwa. Nuvuga ngo kubabikorerwa, umuntu yabona ari gupfa bari kumwica, ntawe umuvugira, ntawe ugira gute, akabona be barapfuye n'ejo ubundi barapfuye, bishobora gutuma niyo yagira amahirwe yo kurokoka bashobora gukomeza kugira resistance nabo bigatuma mu mutwe wabo habamo ingamba zo kuzakomeza bihorera nabo, hakabamo ikintu cya vengeance yo mu rwego rwo hejuru kandi izamara igihe kirekire, ndetse ikazaba n'uruhererekane muri abo bantu kubera ibi baba barakorewe. Muri ubwo bwicanyi abantu bakora bikazakomeza kuba ubw'igihe kirekire. Abana bageze kuba bari gupfapfana mu mutwe, bagatekereza ibibi, nabo bagatekereza ko bazihorera. Iyo ntimba bari gukurana, uwo mubabaro gukura bari kubona ko ari abantu banzwe badakunzwe, kuko ubona ko Gaza imeze nk'iyatereranywe n'isi yose. Israheli barabica uko bashaka rwose, ntacyo bitangira, ntawe bakomakoma, ndetse mwumva yuko bavuga ko ngo bashaka kohereza abantu ngo bakaza ngo bakahigarura ngo bakahashyira n'abaturage bakahatura, mbese babaye nkaho ntacyo bavuze. Israheli yarababoneranye, mbese bafashwe nkaho atari abantu nk'abandi. Ariko ibi byose biremamo umuntu undi mutima uzatuma ibintu bizarushaho kuba bibi, kuko burya nubwo wavuga ngo ugiye kurimbura abantu, ntabwo abarimbura ngo uzabamare. Ushobora no kubica hagasigara n'abantu 100, ariko abantu 100 nabo bazabyara bavemo abandi. Mbese kujya utibaza ngo nibabyara abandi ibi bintu bizarangira bigenze bite? Bazakura niki? Ingamba bazatekereza bo nizihe ku buryo utatekereza ko bizabyara ibindi bibazo birebire byo mu gihe kizaza. Hari ukuntu dutekereza nk'abantu, ariko ntidutekereze ngo tugeze kure ngo turebe n'ingaruka z'ibyo dukora icyo bizabyara ejo cyangwa ejo bundi. Ku ruhande rw'ababikora noneho rero bo ushobora kwibaza ngo mbese mu mitwe yabo harimo iki? Batekereza bate? Burya ubikora ari mukuru we abafite avuga ati ngewe ndashaka kwigarura ibi n'ibi, ndashaka gutsembagura ibi n'ibi, ndashaka gufata aha n'aha na hariya, imigambi yose baba barateguye. Ariko ku muntu w'umwana uba utarabasha gushishoza ngo ageze kure, abona bene wabo bari kwica abahandi, ashobora kugendera muri icyo kinyenga, akaba yanavuga ati koko bara n'ubundi ntabo gupfa, cyane cyane ko baba babona yuko nta muntu uri kubavugira, nta muntu uri kubatabariza, nta muntu uri kugira gute, mbese bari gupfa umusubirizo nkaho atari abantu. Ntihabura bakeya rero mu bana babariya bashobora kubona ko ibyo ba nyina, ba se, bande n'abandi bari gukora kuko byagaragara nkaho ari byo bikwiriye kuba bikorwa koko, bikaba byatuma nabo mu mitwe yabo bakurana ikintu cy'urwango, kuko bari kubona ko bo ari abantu ariko abandi atari abantu. Iyo mu mutwe w'umuntu yamaze kumva yuko ari iki n'iki, ariko kanaka we ari kiriya, icyo gihe byamaze gupfa, kuko ubugome naho buturuka, imitekerereze igatangira igapfapfana, ukumva ko uri umuntu ariko abandi atari abantu. Kandi burya igihe cyose uri umuntu ukumva ko icyakubera cyiza undi we kitamubera cyiza, burya biba ari ikosa. Burya igihe ushaka kumva umubabaro w'undi, nuko ufata ibirenge byawe ukabitereka aho bya bindi byari biri, ukagerageza kwishyira mu mwanya we, ukavuga uti ibiri kuba kuri kanaka ngiye biramutse bimbayeho byagenda bite.
mbese uyu mubabaro kanaka afite ari njye ugezeho byangendekera gute? Ibi byago byamushyikiye ari njye bibayeho nabyakirane? Icyo gihe twabasha kumva umubabaro w'abandi, bigatuma ubugome bwose turi kugenda tubona hirya kuri iyi si buhagarara kandi bugacika. Urugomo, ubugome, ubwicanyi, inzangano twumva hirya no hino ku isi zahagarara. Ariko ibi byose ikibi cyabyo ni uko hari igihe abantu bibwira ko bari gukemura ikibazo, ahubwo bakaba bari kugiteza kurushaho, kuko ntabwo ushobora kwica abantu ngo barangize, kandi abo basigaye mu by'ukuri nabo bafite ukuntu bazatekereza. Ibyo wabakoreye bifite ukuntu bizabajya mu mutwe, bikagira ukuntu bibarema, bikagira ukuntu bituma bazafata izindi ngamba z'igihe kirekire kizaza, urwo rwango rukarushaho gukura, kuko nabo nibakura bazavuga ati tugomba kwihorera, baratwishe. Uko ni ukuntu ubona urwango rwuzuye isi, abantu bakaba babi, ikabona ko ikiriho ari uko abantu bagomba kwica, ubwoko bukica ubundi, isi wagira ngo nitwe tuzayirangiza koko. Rero nshuti muvandimwe twabanye kandi unteze amatwi, ibi byose bigira uruhare mu kwangirika k'ubuzima bwacu bwo mu mutwe, kandi ni byiza ko twiga kububungabunga. Ubuzima bwanjye bwaba ari bwiza, bikamfasha no kugira ngo n'ubwundi butekane kandi bwe bwiza. Ibyiza kuri njye bibe n'ibyiza ku bandi, ibibi kuri njyewe bibe n'ibibi ku bandi. Mbese twumve ko niba dushaka kubaho neza n'abandi bakeneye kubaho neza, kandi ibyago by'undi ntitubibone ngo twishime, ahubwo twumve ko binababaje kuri twebwe, bitume twumva turiho neza, bitume n'isi yacu tuyubaka mu buryo buzatuma tuyivaho kandi tukayubaka neza, tukayisiga abana turi kubyara cyangwa twabyaye n'abazadukomokaho bandi bakazakurira mu isi nzima itarimo aya macakubiri, inzangano n'intambara zitarangira. Mbashimire ko twabanye muri aka kanya, kandi mbashimiye ko mwantije amatwi, kandi iki kiganiro mugikwirakwize, kandi muduhe na komanteri kugira ngo twumve nicyo mubitekerezaho. Ndabashimiye rero, mugire amahoro, kandi mbifurije ubuzima bwiza busendereye kandi butekanye. Mugire amahoro.